Ndabasuhuje aho muri hose kandi mbifurije ikaze ku Ndatwa TV, isoko y'inkuru zubaka sosiyete. Hashize iminsi mike uwitwa Gloria Cecile Simbi avuga ko yasenyewe na nyina usangira isaso n'umukwe, bagakora urukundo bikaza kurangira umwana na nyina babaye abakeba. Inkuru y'uyu mubyeyi cyangwa umugore yababaje benshi, ariko abandi bati ntawamenya, wasanga hari ukuri atari kuvuga akerekana uruhande rumwe gusa, kandi wenda umenya iby'urundi ruhande wahita uvuga ko ari we kayitera. Iritavuga umwe rero, haje gusohoka amakuru avuga ko uyu mugore yaba ari we wagiye mu buraya n'uburara, agata urugo, yagaruka akamera nk'usenzwe, nyamara byose biturutse ku makosa ye. Inkuru za Isimbi Cecile zamenyekanye ubwo yajyaga mu itangazamakuru avuga ko atuye Nyamirambo, akaba yaratwawe umugabo na nyina. Yavugaga ko yashakanye na Christophe mu mwaka wa 2015, hanyuma mu mwaka wa 2020 amaze imyaka 5 ashakanye n'umugabo we umurusha imyaka 20 yose, nyina yaje kuba mu rugo iwe ngo bigizwemo uruhare n'umukwe. Akomeza avuga ko kuva ubwo nyina yahise atangira kwigira umugore mu rugo, hanyuma we bakamufata nk'umwana mu rugo kimwe n'abana yabyaye. Agahinda ngo karamwishe, agera aho yiyahukana ngo nibura arebe ko umugabo we yazaza kumucyura, akaboneraho avuga ikibazo cye, ariko ngo arategereza amaso ahera mu kirere, ahubwo ngo nyina ababonye uko aba umugore mu rugo bya nyabyo. Cecile yanavuze ko atekereza ko icyatumye nyina aba mukeba we ari uko ari mu kigero kimwe n'umugabo we, bityo ko ngo yaba yarakoresheje uburambe bigatuma yegukana umugabo we. Yavugaga ko ububatse gatanya y'agateganyo, akurwa mu rugo, abana babiri bafitanye, umwe w'imyaka 9 n'imyaka 5 bagumana na se. Icyo gihe yabwiye TV1 ko ategereje gusohorwa mu nzu kubera gusenyerwa na nyina, agateshwa imitungo yashakanye n'umugabo we irimo inzu bubakanye. Ubwo umunyamakuru yabazaga umugabo iby'iki kibazo, yasubije ko babaza urukiko, naho nyina we avuga ko umukobwa we arimo kumubeshyera, ko ngo Cecile yigize ikirara kandi ngo ntiyamutwara umugabo kuko atari mwiza ndetse ntagire n'amafaranga. Yanongeyeho ko asenga bityo atasambana na Christophe cyangwa undi mugabo uwo ari we wese. Gloria yakomeje gukora ibiganiro bitandukanye, ariko hagenda hajya hanze andi makuru avuga ukuri gutandukanye n'ukwe, aho bamwe bagaragaje ko urugo rwe rwasenywe n'uko yagiye mu burara n'uburaya, byakwanga akagaruka aje gutera rwaserera. Reka tubirebe byose duhereye aho byatangiriye. Ubundi bijya gutangira mu mwaka wa 2015, ku wa 7 Ukuboza, Gloria Cecile Simbi wari ufite imyaka 23 yashakanye na Karekezi Christophe wamurushaga imyaka 20, akaba icyo gihe yari afite imyaka 43. Urukundo rwavuzaga ubuhuha, bitana ba shushube, urugo bararwubaka, imbariro zirafata. Mu mwaka wa 2016 bibaruka imfura yabo, barakomeza basubirayo nta mahwa, maze mu mwaka wa 2019 biyongeza ubuheta, akaba ari nabo bana babiri bafitanye, umukobwa n'umuhungu. Gusa ariko uko imyaka yakomeje kugenda ishira, bagendaga bagirana amakimbirane nk'uko yabyivugiye. Mu mwaka wa 2020 nyina ngo yaje kuba mu rugo rwabo, gusa we akavuga ko byagizwemo uruhare n'umukwe we, ariko abandi bakavuga ko yaje mu bwumvikane bwabo, kuko ngo yaraje kumufasha urugo nk'umukobwa we w'ikinege. Umubano wagiye uzamo agatotsi, ariko umugore ngo akagira imyitwarire idahwitse, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ukwezi. Uyu mugore ngo yagiye ajya mu bandi bagabo
agaca inyuma umugabo we akaba ikirara. Ngo yari afite umugabo ukomoka muri Cameroon wo mu Rwanda basambanaga, akagira n'umuhanzi wo muri Tanzania nawe basambanaga, bakaba ngo bari bafitanye umubano udasanzwe ugaragazwa na tatu y'uyu mugabo uyu mugore yishushanyijeho. Uretse ibi kandi ngo bagiye banasohokana ahantu hatandukanye, uyu Gloria akandika ku mbuga nkoranyambaga ze ko ari mu rukundo n'uwo musore. Byarakomeje bigera mu mwaka w'2023 aho noneho yataye urugo. Mu kwisobanura, Gloria we avuga ko yataye urugo kubera ko nyina yari atangiye kujya akorana urukundo n'umukwe we, bituma yahukana ngo arebe ko yazamucyura ariko araheba, ahubwo bigatuma mama we ahita yegukana urugo. Gusa ku rundi ruhande bikavuga ko yaba yaragiye mu buraya. Tariki ya 4 Ugushyingo 2023, Gloria yivanye mu rugo ajya kwikodeshereza, agaruka mu rugo kuwa 6 Mata 2025, bivuze ko 24 yose yayimaze mu gasozi ntawe uzi yaba. Aza kugaruka umugabo amujyana mu nkiko amusaba ko batandukana, dore ko yaraje batazi aho avuye kandi n'amategeko arabyemera, kuko iyo umwe mu bashakanye ataye urugo nta mpamvu igihe kingana gutyo, amategeko abemerera gatanya. Birumvikana muri icyo gihe cyose umukobwa yamaze yaragiye, umukwe yabanaga na nyirabukwe mu rugo amufasha kurera abana, umukobwa we yari yarasize, ariko wenda ubwo banagiraga uko bigenza nk'uko umukobwa we yabimushinje. Icyo gihe rero batangiye kubana nabi, umugabo akavuga ko umugore ashaka kumufungisha, dore ko ngo yamwiyenzagaho cyane ngo akunde amukubite ubundi abone aho ahera amurega, ariko umugabo akamwihorera ahubwo agatangira inzira ya gatanya, aho urubanza rwabo ruteganyijwe kuburanwa mu mwaka w'2027. Nyuma yo kubona ko babanye nabi cyane, umugabo yabonye ko bizarangira wenda bicanye cyangwa hakabaho ibindi bibi, asaba gatanya y'agateganyo aranayihabwa. Urubanza rwaciwe tariki ya 10 Nzeri 2025. Gloria yivugiye mu rukiko ko yasezeranye na Christophe, ariko ngo bagiye bagirana ibibazo, akamushinja ko yazanye nyina mu rugo batabyumvikanyeho, kandi ngo inzu ari ntoya, ngo babura uko biyubakira urugo, akagisha inama nyina aho kwigisha umugore we. Urukiko rwanzuye ko Gloria ahoza umugabo we ku nkeke, barinda rero ko hazabaho urugomo n'ibindi, maze rutegeka ko uwo mugore aba arusohotsemo, cyane ko n'ubundi yamaze igihe kinini yararutaye, aho yari yaranasigiye umugabo we uruhinja ruto cyane. Gloria yavugaga ko urubanza rutahabwa agaciro, ahubwo bagategereza gatanya, aho yavugaga ko aba bana azabahabwa kuko badashobora kurerwa na nyirakuru kandi ahari. Ubwo baburanaga iyi gatanya y'agateganyo, umugore yashakaga ko yahabwa inzu ikodeshwa nibura hagati y'ibihumbi 100 n'150, akanahabwa ibindi bihumbi 100 byo kumutunga mu gihe nyine yaba yavuye mu rugo. Ariko mu bushishozi bw'urukiko rwemeza ko agomba guhabwa ibihumbi 70 byo gukodesha inzu abamo n'ibindi bihumbi 100 byo kumutunga. Rero uhereye tariki ya 15 Ukwakira 2025 niko byagombaga kugenda, kandi umugabo we akayatanga bitarenze tariki ya 15 za buri kwezi, yishyura ukwezi gukurikiraho. Rero uhereye tariki ya 15 Ukwakira 2025 niko byagombaga kugenda, kandi umugabo we akayatanga bitarenze tariki ya 15 za buri kwezi, yishyura ukwezi gukurikiraho. Gloria yarajuriye ariko biba iby'ubusa. Urukiko rwemeza ko nta kigomba guhinduka, abana bagomba kugumana na se, ababyeyi bose bakagira uruhare mu kubarera, umugore akagenda akajya gukodesha, akongera akibana nk'uko yahoze abikora.
Maître Sebatware Aimable umuhesha w'inkiko w'umwuga tariki ya 21 Ukwakira 2025 yamwandikiye ibaruwa amusaba gushyira mu bikorwa inyandiko mpesha y'urubanza ku neza agasohoka mu rugo akajya gukodesha hagasigara umugabo n'umwana. Yanamusabye kumenyesha konti Karekezi azajya yoherezaho amafaranga, amusaba kubyubahiriza bitarenze iminsi 15. Yaramuka atabikoze bigashyirwa mu bikorwa hakoreshejwe izindi nzira, bivuze ko hari kwiyambazwa polisi maze agasohorwa mu nzu ku ngufu nk'abandi bose bakwigomeka ku byemezo by'inkiko. Tariki ya 15 Ugushyingo 2025 yagombaga kuba yarasohotse mu nzu, nuko nyuma aza gusohorwa ari nabwo yaganaga itangazamakuru ngo arenganurwe. Abo mu muryango we bamuzi nk'uko ikinyamakuru Ukwezi cyabitangaje nyine, bavuga ko yigize ikirara ananira umugabo ajya mu burara n'uburaya abihaze ngo aragaruka. Ku bya mama we kuba yaramusigariye ku rugo byanashoboka, ariko ni amahano mu yandi. Kuba umukwe yarongora nyirabukwe, kuko ubundi mu muco nyarwanda cyaranaziraga gusangira ibiryo. None ababo ngo birashoboka ko baba baranasangiraga isaso bagakora urukundo. Kuba urukiko rwarategetse ko abana bato gutya bagumana na se aho kubaha nyina, ubanza harimo akantu. Gusa hari abavuga ko yaba nyina ndetse n'umukobwa bose baba batoroshye. Abandi bavuga ko ngo yaba yaragiye Tanzania yaravuganye na nyina ngo azamurerere abana, ngo ngiye kubikurikirana. Ngo ikibazo rero cyaje kuvuka ubwo nyina yavugaga ati umukobwa aratinze wabona byaraciyemo wenda. Nuko ngo nyina atangira gusangira isaso n'umukwe, ariko ibyo ni ibivugwa. Maze ngo umukobwa akibyumva ati reka njye kureba ibyabaye. Bati rero aza kubabazwa no gusanga nyina yarafatishije urugo, dore ko yavuze ko yababajwe cyane no kuba asenyewe na nyina umubyara. Gusa niba ari uko byagenze, umukobwa akava mu rugo nyina agasigara asangira isaso n'umukwe, byaba ari amahano akomeye. Nko mu Balevi 20 umurongo wa 14 hagira hati umuntu narongora umukobwa na nyina kizaba ari icyaha gikomeye, ngo azatwikanwe nabo kugira ngo icyaha gikomeye kitaba muri mwe. Ibyo ariko ni ibivugwa muri Bibiliya. Reka turebe n'indi mirongo kugira ngo hatazagira ukora amahano. Mu bindi bihano by'abaryamanye kizira mu Balevi harimo aho bagira bati umuntu natuka se cyangwa nyina azicwe, kubera ko yatutse se na nyina azaba yihamagariye urupfu. Ahandi hati umugabo nasambanya umugabo mugenzi we bazicwe, umugabo w'umusambanyi kimwe n'uwo mugore. Bati umuntu nasambana na mukase ni nk'aho yakwambitse se ubusa, bombi bazicwe, nibo bazaba bihamagariye urupfu. Mu Balevi rero 20:12 bagira hati umugabo nasambanya umukazana we, kuko bombi bazaba bitesheje agaciro kandi bihamagariye urupfu. Ku murongo wa 13 ho hagira hati umugabo nasambana n'undi nk'uko asambana n'umugore, bombi bazicwe, kuko bazaba bakoze ishyano, nibo bazaba bihamagariye urupfu. 15 ho hagira hati umuntu nasambana n'inyamaswa muzamwicane nayo. Ahandi hati nihagira umugore wemera inyamaswa ikamusambanya muzamwicane nayo, niwe uzaba yihamagariye urupfu. Ahandi hati umuntu narongora mushiki we basangiye se cyangwa nyina, maze bombi bakabonana bambaye ubusa, bizaba ari ishyano. Muzakoranye imbaga maze mubace mu muryango wabo. Bati uwo mugabo aba yasambanyije mushiki we, icyo cyaha cye kiba kigomba kumuhama. Bati uwo mugabo uba wasambanyije mushiki we, icyo cyaha cye kigomba kumuhama. Ati umugabo rero naryamana n'umugore uri mu mihango y'abakobwa akamwambika ubusa,
rero ngo bombi bazacibwe mu muryango wabo, kuko ngo uwo mugabo azaba yambitse ubusa isoko y'amaraso uwo mukobwa yavaga, n'uwo mugore ubwe akayambika ubusa. Bakomeza bagira bati, ntuzasambanye nyoko wanyu cyangwa nyogosenge, batuzabikora azaba yambitse ubusa uwo basangiye umubiri umwe, bombi rero icyaha kizabahama. Kandi bati, umuntu naryamana n'umugore wa se wabo, ni nk'aho ari umuvandimwe we azaba asambanyije, azaba amwambitse ubusa. Nibabikora rero icyo cyaha kizabahama, barinde basaza nta mwana babyaye. Ahandi hati, umugabo narongora umugore w'umuvandimwe we, azaba yiyanduje, ni nk'aho ari mwene se aba yambitse ubusa. Ati, nibabikora rero bazarinde basaza nta mwana babyaye. Ngayo nguko rero twagarukaga ku bya Isimbi Cecile Gloria, uvuga ko yatwawe umugabo na nyina umubyara, akamubyara ari ikinege. Umugabo we ni Karekezi Christophe, umurusha imyaka 20. Ngayo nguko rero, reka duhurire mu bindi biganiro. Imana ibarinde.